gararushikame uhagarare mu muhamagaro hari ingororano kandi Imana yo mu ijuru ireba ibyihishe nubwo abo mukorana babibona cyangwa ntibabibone nubwo aho ukorera haba hari intambara nubwo haba hari ibirwanya ndabizi ko umuhamagaro wose ugira ibiwuhinyuza n'ibiwurwanya ndakubwiza ukuri ko Imana izabana nawe iri hagarara ukiranuke wamamaze Yesu ahuri uvuge Imana ahuri ukiranuke ahuri uhagarare muri icyo kintu Imana yaguhamagariye hari ingororano kandi izo ngororano si zawe zizagirira benshi umumaro. Bene data bakundwa, iyi ni TV ikamba Karuvari, nitwa Nkunzurwanda Valens, mugoroba mwiza, nifuje ko twakongera gusangira amagambo y'Imana, ariko reka tubanze dusenge aho uri hose kugira ngo umwuka w'Imana adufashe. Data mwiza, turagushimiye ko wandikishije ijambo ryawe kugira ngo turigenderamo. Isi yari idafite ishusho, ariko hamwe n'ijambo, hamwe n'agakiza, hamwe na Kristo, turizera neza ko isi yose izakwirwaho no kumenya Uwiteka, kandi umucyo ukazamurikira isi, ukavira amahanga nk'uko isezerano rimeze. Ndagushimiye rero kuko ikamba Karuvari TV uritanze mu gihe nk'iki kugira ngo iyi televiziyo abantu bajye bayihumurikiraho, bayibonereho ihumure, bayibonereho ibyiringiro, kandi bayibonereho umurongo ngenderwaho kugira ngo bakomeze kukubaho no kuguhimbaza, kuko ari byo twaremewe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Yesu. Ngaho rero fasha imitima yose iri bwumvira ijambo Yesu, umwuka wera agende afasha abantu kumva ijambo, kandi akomeze afasha abantu gutekereza ku ijambo ryawe Mwami Yesu Kristo, kuko twebwe turabwiriza ariko umwuka wera ni udushoboza. Urakoze ko uri bubane na buri wese untega amatwi, kandi iri jambo riri buhindura imitima ya buri wese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Hanyuma uko dusanzwe tumenyereye kuganira ku magambo y'Imana, nitwa Nkunzurwanda Valens, ndi umuvugabutumwa, nkagira n'impano y'ubuhanuzi. Uyu mugoroba nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana, kandi nzi neza ko riri buhindure ubuzima bwawe. Imana ivuga mu nzira nyinshi, ishobora kuvugira mu iyerekwa, ishobora kuvugira mu ijwi, ishobora kuvugira mu marenga, mu bimenyetso. Imana ivuga mu buryo bwinshi, cyangwa se n'iri jambo Imana ikavugana nawe. So rero ndizera ko Imana igiye kuvugana nawe muri iri jambo. Uko waba umeze kose, uko waba wiyumva kose, ntabwo uri busigare uko uryumvishije, riri bukore igitangaza. Reka dusome kino cyanditswe kiri budufashe kumvikanisha iyi message. Turakibona mu Bafilipi ibice 3 n'umurongo wa 14. Dushobora gusoma Abafilipi ibice 3 umurongo wa 14. Bibiliya ivuze ngo ibyanditswe byera biravuga ngo ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Muri uyu mugoroba ndumva ntekereje ko twaganira ku ijambo ryerekeza ku guhagarara mu nshingano z'umuhamagaro. Ni ijambo maze iminsi ntekerezaho, kandi ni ijambo umwuka wera yampaye mu buryo ntavuga ko nanjye ubwanjye narimenyereye, kuko murabizi ko iyo tuyoborwa n'umwuka ntabwo tuba dukoreshwa n'amarangamutima yacu cyangwa ubwenge bwacu, tuba dufite amakuru ijuru riduha umunsi ku munsi. So rero iyo ijuru riduhaye ayo makuru abantu bakayakira, ayo makuru ababera ubuzima, kuko ijambo ry'Imana ntabwo ari ibintu dufata gutyo gusa n'ubuzima. Murabizi ko umuntu agizwe n'umwuka, umubiri n'ubugingo, kandi ubugingo bw'umuntu ntibushobora kubaho hatari ijambo.
nk'uko umubiri udashobora kubaho neza hatari ibyo kurya, niko n'ijambo ry'Imana naryo ritunga ubugingo. So sindi busobanureho ibintu byinshi cyangwa ngo nzane ingero nyinshi, ahubwo ndumva gusa twaganira kuri iri jambo, ngatanga ishurirwa nahawe kuri iri jambo, hanyuma tugafashanya gufata umwanzuro binyuze muri iri jambo. Ibi byanditswe byera bitubwiye gute? Bitubwiye ko uyu mugabo Pawulo agaragaje hano ko aravuze ngo ndamaranira aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Nituvuga ku guhagarara mu nshingano z'umuhamagaro, tubanze twumve kuri uku guhamagara. Iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, cyangwa ugahura n'Imana mu buryo bwawe ufitemwo ubuhamya, Imana ibiguhamagaye. Buryo bwawe bwose waba warahuyemo n'Imana cyangwa wahuyemo n'Imana ujya kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, yari guhamagaye. Ariko tutiriwe tujya kure, iri jambo ritubwiye iki? Niba Imana yaraguhamagaye, ukwiye kumenya neza yuko hari benshi bahamagawe kandi nawe uri muri abo bahamagawe. Ni urugendo rero rusaba kumarana cyangwa se gutanguranwa cyangwa se ndamaranira cyangwa se gusiganwa. Amen. Turi gusigana. Kandi iyo abantu basiganwa, haba hari igihembo cyiza guhabwa abarushanyijwe neza. Ndavugana n'abashumba, ndavugana n'abavuga ubutumwa, ndavugana n'abanyamuhamagaro mu buryo butandukanye. Iyo umuntu asiganwa cyangwa se amarana, sinzi ngo ndamaranira kugera cyangwa se ndasiganirwa kugera, habaho ikintu bita kwitwararika. Habaho amanota kugira ngo nk'uko kurushanwa kwawe, kurushanwa si ukwiruka gusa, harimo na discipline, harimo n'imyitwarire. Uri kumarana gute? Uri gusiganwa, bishatse kuvuga ngo ni igikombe kiri butangwe. Hari ingororano hano batubwiye ziri butangwe, ariko ziraza guhabwa uwamaranye cyangwa se uwarushanyijwe neza. Amen. Bitekerezeho, nanjye mbitekerezeho. Urimo urasiganwa neza. Hari amahame twahawe muri iri rushanwa. Hari uko tugomba kugenda, hari uko tugomba kwitwara. Hagarara neza kandi usiganwe neza kandi utanguranwe neza kandi umarane neza. Baratubwiye ngo harimo ingororano. Nkundira ijambo cyane. Harimo ingororano. Harimo ingororano. Ijambo mukundwa ryumve cyane. Muri iyi minsi mfite ibyigisho byinshi, wenda tuzanongera kuguma dusangira irindi jambo. Ariko abantu benshi basa nk'abantu, hari abarimo neza ariko hari n'abantu bacogoye. Ariko ntabwo ukwiriye gucogora amarushanwa atararangira. Ntabwo ukwiriye gucogora amarushanwa atararangira. Sinzi, abantu benshi basa n'abacogoye muri iyi minsi. Yesu ashimwe cyane. Ariko baratubwiye ngo nitwihangana, niturushanwa neza, hari ingororano. Yesu ashimwe. Hari ingororano. Ingororano ni ishimwe rirenze igihembo. Ni ikintu gikomeye cyane ingororano. Birashoboka ko waba warahamagawe n'ubutumwa bwawe cyangwa n'umuhamagaro wawe ukabutazwi, ariko rushanwa neza, hagararamo neza, itwararike bijyanye n'uko Mwuka Wera ari kuvugana n'ubwo abantu batabimenya kandi batabiha agaciro. Iyo aguhamagaye niyo kwizerwa, izakugororera. Amen. Izakugororera. Guhagarara mu nshingano z'umuhamagaro. Nituvuga kuguhagarara mu nshingano z'umuhamagaro, mwumve ko abantu benshi
bagiye batumuhamagara abandi barushanwa babona baratsinzwe ejo ntibana ariko ushobora no gutsindwa mw'iryo rushanwa cyangwa mwuko kumarana mwuko ejo ukongera ndakubwiza ukuri ko bizagenda neza kandi hari ingororano wenda kugira ngo ntaza gukoresha umwanya w'umurengera reka turebe izingero zimwe na zimwe z'abantu barushanywe cyangwa bamaranye barushanyijwe neza hano dusanga umugabo bita Daniel Imana imuhamagara mu gitabo cya Daniel rekane gukoresha n'ibyanditswe byera byinshi ariko turasanga asobanura inzozi z'umwami arotora inzozi z'umwami mwami Nebukadinezari aramwishimira aramukunda biramurenga aravuga ngo Imana ya Daniel niyo Mana ngo amugororera ingororano nyinshi ushaka kwinjira mwayo mateka ndavugana n'abantu basobanutse kandi bumva kandi bashyira mu bamanariza ngo amugororera ingororano nyinshi amuha igihugu haramubwira ngo icyo menye ko Imana yawe ariyo Mana mwami arangisha aravuga ngo nta nubwo nge naguhemba ibintu usobanuye amakuru mpaye ibyo nari nkeneye Imana nari ukuri nari nkeneye nikumpaye icyifuzo nari mfite cyanjye uragishubije ndaguha igihugu niki Daniel yavuze Daniel yabwiye umwami ngo ugize neza ko ukize neza gihembo ingororano zawe nizo ariko aramubwira ngo ntabwo ndi bufate izo ngororano zawe ndazemeye ahubwo igihugu mpaye dusanga muha igihugu nk'ingororano bifata ubihereze bagenzi banjye Mishake Shaduraka na Abednego bifata ubihe bagenzi banjye ariko ngewe ndaguma i Babuloni nge ndaza kuvuga Imana yo mu ijuru niwo muhamagaro wanjye haleluya ahagarara mu nshingano z'umuhamagaro zo kwamamaza Imana kuko mission yiwe kwari ukuvuga Imana Babuloni yose kamenya ko mu ijuru hari Imana ndanezerewe Valens bagenzi be aka kantu naragatekereje ndavuga ngo buriya ijambo rikeneye n'abantu bari gutuma umuhamagaro rimwe na rimwe ko rimwe na rimwe turabona ko mu guhagarara mu nshingano z'umuhamagaro hari ibintu byinshi Imana ishobora kuguha ntunemererwe kubikora bitewe n'umuhamagaro ahubwo ukareba uburyo nubwo waba waranize kontabilite cyangwa uzi n'ubundi buryo ukagira uburyo bikora n'ibyawe bigakora ariko wowe ukaguma mu nshingano niko Daniel nirikira isomo ryo muri Daniel ritwigisha bakundwa sinzi biri kugucogoza sinzi ibyo uri guhura nabyo sinzi ubuzima bayemo sinzi intambara uri kurwana sinzi ariko Imana yaraguhamagaye kandi yaguhamagaye niyo kwizera hagarara neza ushikame kigabo wamamaza Imana kandi isi yabyumva itabyumva abantu babiha agaciro batabiha agaciro hari ingororano kandi nuhagarara neza igihe kizagera Imana yo mu ijuru yaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo nkuko umugaragu w'Imana Paulo avuze abantu bamenye ko Imana yaguhamagaye kandi ingororano zirahari Yesu ashimwe cyane byo turabisangisha n'iby'umwami wacu Yesu Kristo atubwira muri Matayo ibice 4 muri Matayo ibice 4 mwese mwabonye ikiganiro cya Yesu yagiranye na Satana amuganiriza kugira ngo atumuhamagaro mpamvu mbwiriziriza jambo kandi ndihagazeho cyane mfite amakuru twebwe abavuga butumwa abahanuzi hari ibyo twerekwa hari n'amakuru twumva hari n'ibintu bibabaje abantu benshi bari gutumuhamagaro isi iraryoshye bantu bari gutumuhamagaro nshobora kubivuga wenda uhagaze neza ndubyumve ariko ababyumva barabyumva ibintu biri gutuma abantu bashaka gutumuhamagaro ni byinshi ndetse mu muhamagara abantu benshi bagerayo ni bakeya ariko muri uyu mugoroba nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo hagarara ushikame uhagarare mu muhamagaro hari ingororano kandi Imana yo mu ijuru ireba ibyihishe nubwo abo mukorana babibona cyangwa ntibabibone nubwo aho ukorera haba hari intambara nubwo haba hari ibirwanya ndabizi ko umuhamagaro wose ugira ibiwuhinyuza n'ibiwurwanya ndakubwiza ukuri ko Imana izabana nawe iri jambo ryo muri Matayo ibice 4 ryarantangaje Yesu abwira Satani ngo handitswe ngo bajya impaka baradiringa umwanzi abonye ko Yesu yamaramaje kandi agomba kuko
dusanga Yesu mu byo yagombaga gukora yagombaga gusenya imirimo yose ya Satani agakora ubushake bw'Imana kandi agahishura Imana. Ibyo rero Yesu yaza kumvira Satani uriya mwanya hari misiyo nyinshi Yesu yari afite, ibyo nizo misiyo nyamukuru, ariko iyo yumvira Satani hariya ko Satani yamubwiraga ko ari umuha ubwami n'ubwiza bwabwo. Nirinze kuzana teoloji nyinshi, nirinze kuzana ubwenge bwose, ariko ndagira ngo iri jambo turyumve bakundwa mu nteze amatwi muri uyu mugoroba. Iyo Yesu yumvira Satani, muhamagaro ya byari birangiye. Mukundwa, mukobwa, musore, mukozi w'Imana mu nzego zitandukanye, nge ndavuga no mu nzego zindi zitari zo mu rwego rwa giteoloji cyangwa atari ibyo mu mwuka gusa. Umuhamagaro ufite waba ari wo mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ubuyobozi bundi, mu buryo bwacu bw'umurimo w'Imana, hagarara mu nshingano z'umuhamagaro ubumwizerwa. Hari ingororano kandi hari ingororano. Ndagira ngo ingororano za Yesu Kristo ni itorero yaronse. Uyu munsi turi hano kubera itorero ry'Imana, turi hano kubera ko Yesu yanesheje, turi hano kubera icyo Yesu yakoze, ariko yagiheshejwe nuko yahagaze mu nshingano z'umuhamagaro. Rero mukundwa, hagarara mu nshingano z'umuhamagaro, hari ingororano, kandi nkubwire ko umuhamagaro uba uhishemo umukiro wa benshi. Iyo Yesu yumvira Satani ntituba turiho. Nawe nuhagarara mu muhamagaro, igihugu kizabyungukiramo, amareta yacu azabyungukiramo, imiryango izabyungukiramo, abavandimwe bazabyungukiramo. Paulo yabwiye Timoteyo ngo bizagukiza, bizugukizanye na bene wanyu bose. Reka dusenge Imana iduha imbaraga. Turabivuga gutya twirinda kwinjiramo cyane, ariko hari ibintu byinshi biri guhinyuza imihamagaro. Ariko baratubwiye ngo ihangane kandi ukomere kandi ushikame. Hari ingororano. Nawe uzambwira abantu ngo mu Rwanda aho biroroshye. Hari abandi Imana iri guhamagarira kujya mu Bushinwa, mu Burusiya, ahantu mu Baharabu, ahantu badashaka no kumva Kristo. Paul aratubwiye ngo guhamagara ko muri Kristo Yesu. Imana igutumye mu Bushinwa mukundwa, Imana igutumye mu Burayi, gutumye mu Burusiya. Ntabwo umuhamagaro mwumvira mu Rwanda. Kwe mu Rwanda baracyumva iby'Imana. Imana ishimwe ko igihugu cyacu kiri kumva ibintu by'Imana kandi kibishyigikiye. Hari ahandi none ushobora no kubivuga, reka nirinde kwinjiramo cyane, ariko murabyumva. Ariko Imana nigutuma aho izagutuma hose, ukabuzi ko ariyo yaguhamagaye kandi ariyo yavuganye nawe, uzagenda ubabwire. Imana yiteguye kukurinda, yiteguye kuguha amahoro, kandi yiteguye kuguha amakuru y'uko uzabigenza, kandi kirenze ibyo hari ingororano. Niba warucogoye, niba wari waraguye wenda warataye umuhamagaro, niba hari urucantege rwari ruhari, iyo umubyeyi ajya kubyara ajya kubise, kandi iyo umwana ajya kuvuka umubyeyi arababara. Hagarara utitaye kubyo turi dore ko turi no mu gihe cya coronavirus, ubu noneho byakomeye abantu benshi, ariko Imana si Imana yo mu byishimo, ni Imana. Paulo yaravuze ngo yaba urupfu yaba nta cyandundakanya n'urukundo rwa Kristo. Bakundwa bene data twahamagaranywe muri Kristo, bakundwa bene data bashumba, bakundwa bene data mu nzego zitandukanye, mu buyobozi bundi busanzwe, mu mirimo yindi isanzwe, nubwo waba warahamagawe no mu buzima busanzwe uri n'umucuruzi. Hagarara ukiranuke, wamamaze Yesu ahuri, uvuge Imana ahuri, ukiranuke ahuri, uhagarare muri icyo kintu Imana yaguhamagariye. Hari ingororano, kandi izo ngororano si zawe, zizagirira benshi umumaro n'igihugu umumaro. Daniel arabwira bagenzi be ngo naba rimwe mu biyobora ngengumye mu nshingano z'umuhamagaro. Paulo aravuze ngo nuko rero hari ingororano niturushanwa neza. Ushobora kuzamura ikiganza tugasenga Imana. Nirinze kubaho ubuhamya, nzagenda mbaho ubuhamya. Nirinze kubaho ubuhamya, mfite ubuhamya niba ari abantu bahamagawe bagahura n'ibintu byahinyuje umuhamagaro, nanjye ndimo. Ariko n'uyu munsi suko nashobojwe n'imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye, nuko Imana nageragaho intege nke zije, aho mpuye n'urugamba Imana ikavugana nanjye, kandi Imana ikampa icyerekezo. Imana yiteguye kuguha icyerekezo, yiteguye kuvugana nawe, yiteguye kukubwira uko uzabigenza, kandi naho abantu batakora izikorera nk'Imana, naho abantu bakora
cyangwa se n'isi ntikore, Imana yo mu ijuru ni Imana igororera abantu bayishaka kandi ora basakara basinte. Rero tuzagenda duhana ubuhamya, mbabwire naho nanjye nagiye nesha, kuko sinshobora kubabwira guhagarara mu nshingano z'umuhamagaro nanjye hatari byampenyuje. Kandi ni uko tuzakomeza kubana, nzababwira n'ibyo Imana imaze gukora nge nafata nk'ingororano. Hari igihe tubivuga abantu bakagira ngo tubiraseho, ariko ibyo tuzabibabwira, tubaho ubuhamya, abantu bamenye ko Imana yo yaguhamagaye ugahagarara mu nshingano z'umuhamagaro ari Imana, ari Imana, ari Imana, ari Imana igororera abayishaka. Kadusenge, waba warasubiye inyuma, waba ari biguhinyiza, yaba araho ubona hagarara ushikame, mu ijuru hari Imana igororera abantu bayikunda kandi abayishaka. Niba ari icyifuzo wazamura ikiganza, niba hari uko wumva byari bimeze, cyangwa se wasubiye inyuma uca imanza, wibaza ku matorero, wica imanza, reka kwibaza ku bantu, reka kwibaza ku bapastori, abahanuzi, abapastori. Maze iminsi numva abantu bari guca imanza, reka abapastori, reka abahanuzi, reka amadini y'abandi. Wowe kora icyo wahamagariwe, wica imanza, wowe hagarara neza, ukora icyo ugomba gukora. Rero Imana ihereze igihugu cyacu umugisha cy'u Rwanda, ihereze bene data bahagaze neza, ibyutsa baguye, ikomeza basubiye inyuma, ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza, ihumugisha igihugu cyacu, ihembura imitima y'abari basubiye inyuma. Kandi bene data duhagaze mu nshingano z'umuhamagaro, mukomere, n'Imana igororera abayishakana umwete. Reka dusenge Imana. Data, turagushimiye kuko uri Imana yaduhamagaye, kubera ko waduhamagaye, ibyo ni iby'agaciro, tubihaye agaciro. Muririmbyi yaravuze ngo ibyo Yesu wakoze mbihaye agaciro. Duhaye agaciro ko waduhamagaye Yesu, duhaye agaciro ko waduhamagaye, duhaye agaciro ko waduhamagaye. Tugiye kukwamamaza, tugiye guhuza abanyarwanda, abazungu, abarabu, tugiye gukora umurimo wo kukwamamaza, kugira ngo amoko yose, amahanga yose, ibihugu byose bimenye ko muri wowe ariho hari ubuzima, kandi bimenye ko muri wowe hari orabasakaya. Himbaraga bene data, himbaraga nanjye uhagaze hano, himbaraga igihugu, himbaraga abakunzi bawe Yesu, himbaraga abantu bawe, kugira ngo mu gihe nk'iki turwana n'ibyorezo, mu gihe nk'iki turwana n'isi n'umubiri n'umwansi, tubashe gukora icyo tugomba gukora, kandi inshingano waduhamagara tuzikore neza, kugira ngo izina ryawe ryamamare kandi icyubahiro cyawe. Si ibyo by'ingororano zo muri ubu buzima, nzi ko uzaduha n'ingororano mu ijuru. Bizera kandi kubazi ko tuzajya mu ijuru. Hari ingororano tukiri hano mu isi, kandi hari n'ingororano mu ijuru. Urakoze kubanya nanjye, kunshoboje, ntacyo nakora ntari kumwe nawe. Umwuka wera akomeze kumvikanisha ijambo, kandi akomeze gusobanurira abatuye isi kurenza uko ndisobanuye, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.